do bwate rwose ahangana arafatiwe muri aya mazi yo makoreramo akazi kenshi ka magendu. High quality, expensive. Niyo mpamvu nani cyahamvana kandi zana karite ya mbere magendu ntwara. Kumbe hako na Poseidon yibereye tumuzi nka Jacob Ness. Kiraho haje madame. Yebetse madame aje kumufera, aje kumubeshya. Ubonye arahobera cyane. Abateka mutwe ndyarya imbwa n'indyamirizi bizu nyinshi cyane z'urukumbuzi byaheye ko umugabo ari umugambanyi. Ngaho n'umwicanyi. Arangije kumuhata agasukari. Hariho umwana se. Araryamye. Kid had a big day. Yari yarushye rwose umunsi wose yasinziriye. How's Michael? Ameze ate Michael? Able to help him? Wamfashije? I mean, he was barely alive when I got there. Ye rwose nagezeyo nsanga umuntu yarembye. He slept most of the time. I did what I could for him. Neva rwose yari yarembye ameze nabi wese satanabasha no kuyiguka abaye paralize wese uburuzi bwari bwamurenza aramubeshya beshya ye aramushushanya ye aramudekarika mukoramo kimwe kitabaho. Ndavuga ikinyoma. Hako nyikindi kintu cyantangaje mva Michael yarahindutse. Ntago ari wa wundi namurebye bira nanshobera ndavuga nti to yewe naho badashingura niyo yayo ni ibyisi. So they dropped me at the airport and that was that. They Lincoln, some other guy. Yasema nyine rwose ndabasiga asigaye nanjye nigira mu byanjye nabareka ngo bagende tu nabona ganze bya Mungu agiye mu mato ngo gutega ubwato we na Lincoln n'abandi basore. Yarabyumva mugora azamuka. Za kucyumba cy'umwana we Mike. Mwana wa ucyumba umwana nawe urimo. Where's Mike? Hariyo umwana. You said that he was asleep. Bamwe ngo yararyamye. at a friend's house. Yego nyine yagiye kuryama mu baturanyi. Sleepover. Kwa mushiti wawe. Okay. Mana we nari. Patrick's house. Ndari binchanze.